handi batubwira ngo washwanye nyuma y'icyumweru kimwe bakatabasohora turera ya filime yabo ati mujye kudusapotinga twasohoye agafilime kandi batubwiye ko bashwanye kandi ubwo icyo gihe bavuga ko bashwanye barimo gushutinga nyine izindi puranka zabo bagahora badutamo natwe abamotari amakuru akatubana menshi. None se genda kwibaza mwana wanjye uyu witwa Miki na Jesquizo uyu wa Mipango ibi byo ubona atari puranka barimo? Sinamenya ibyo ari byo gusa mbona ahubwo Jay ari kumutwikira. Mbaye ikaze mwe mudukunda cyane umunsi ku wundi mukareba ibiganiro byacu dushyira hano umunsi ku wundi. Of course nge ni Mr Muhanzi, ndi intare ndi ndahangarwa ndi intore, ndi umunyarwanda, ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye. Namwe mudukurikira nkabakunda cyane birumvikana. Wowe wakanze subscribe ndagushimira cyane ariko kandi nawe utari wayikanda iki nicyo gihe. Ariko kucyuhangana bro. Megabyte n'undi waziguze ya telecommunication yarabikemuye uyu twijana cyangwa twasenyise ukareba mpaka ibiganiro kariri na twatuboro tundi mujya mwinyabya mukaturu ukajyaho ukatureba kucyuhangana wakoze subscribe wampaye ibitekerezo kuganira ubundi cyo bita kuganira niki nuko uvuga ikintu akagira undi nawe akaza akakivugaho nicyo bita kuganira. Iyo ndi kuganira hano kuri kamera mba ndi kuganiriza mwebwe murebe ibiganiro namwe mukanganiza mu bitekerezo. Iyo mutabirebye rero ngo munganirize muri comment biba bisobanuye ko ubwo niganirije kandi mba nshaka kuganira namwe. Abantu barenga 29 n'umuryango munini cyane mwakabaye kuba dusangira ibitekerezo bitandukanye. Hanyuma kandi ndi kuri Jesquizo 250 of course ndi mu Rwanda. Wowe uri hehe? Uherereye he? Ko nge mperereye i Kigali intara zose na ya ntara ya gatandatu y'aba diaspora ngabakira ariko byaje kugorana. Abitwaga aba diaspora ngo namwe rwose musigaye mumeze nk'abanyakigali hano. Musigaye ngo mumeze nk'abanyakigali ngo amafaranga ngo yarabuze kabisa. Byagenze bite ko mutandabura? Abantu muba Mongolia amafaranga ngo yarabuze cyangwa arahari? USA za Canada na za Moriare ibintu bya debeni murimo murabijyamo cyangwa ngo nuko mutera harya ngo na amakariso n'amasubu shakora. Ariko namwe rero abakobwa b'iyi minsi musigaye mware urafata umuntu ngatayiga twemera afite Miss Pamela ukamutera ikariso bro ari kuri stage. Ariko ubwo nabyo ngo ubwo hasanga ari ko mugaragaza ibyishimo. Ari wese reka je mbibariza. Ubu niba wenda tuvuge ari nka sheri wawe uri kuririmbira hari ahantu nawe ukabona bamuteye ikariso cyangwa isuti wabyishimira? Yandikira muri comment niba uri umukobwa okay, niba uri umuhungu nawe mbwire ubonye nka sheri wawe cyane ubwigira buri munsi wayerekanye kwa nyoko bukwe nako kwande ukakijyana hariya ukabona kigiye kuririmba igisope hari amuronomo cyangwa muri hotel akonomo ko yanjemo cyane bazampakaze mwaye se shakasha amakokero yabyemeye ariko barayagasane. So ukabona agiye kuri stage araririmbye rimwe kabiri gatatu ukabona abagabo bakwema amasengere baramuteye wenda amasengere yaraniyubashye ukabona abagore bari gukuramo bamutera utuntu turaho twatwenda twimbere ntashaka gusubiramo cyane. We wabikunda? Okay, ndashaka rero mbibariza ubundi ni gute umuntu agaragaza amarangamutima ye yaba yishimye cyangwa babaye mbo ayo kurirayo akenshi namarira. Hari n'abababara ariko bakagira umujinya w'umurandura nzuzi ewana akaba yakuhitana unacunze nabi ariko ntago ari byo namwe mujye mugerageza gukontorora umujinya. Abantu mugira gutya mukagaragaza ibyishimo ewana ngo harugaragaza ibyishimo nawe ngakarira. Ibyo byo tubizi ku musitari wacu Tayigabi ewana yaratubwiye ati amarangamutima yanjye biriya bintu byo kurira nimukabindenganyirize nanjye ntabwo nzaho bituruka kuko ni ibintu bimbamo ibintu mbara nabyo buri munsi ati mujye mumbabarira rwose. Yaransekeje muri BK ari na ku itariki ya mbere rwose ejo bundi ko bitaro boom ye Plant Love agira ari cyaravuga ati mumbabarire ati ibintu babinteyeho buringi nyinshi ati ntago ndongera kurira ntihaca amasegonda ngaha barariza kuri amuhungu wacu nawe. Yes yitwa Tayigabi ari gukora ibitaramo bitandukanye muri album ye n'ubundi iri indirimbo zitandukanye nabonye zagiye zikorwaho n'aba production batandukanye benshi cyane. Ariko hari utuntu nge namaje kwimenyera muri biriya bitaramo nabonye amashusho niba ari ameditingano niba ari ayanyayo mumfashe mumbwire bakunze b'umuziki nyarwanda muba hanze y'ibihugu by'u Rwanda birumvikana
by'umwihariko ndabwira abari muri biriya bice ari kugenda acamo, yaba Montreal, yaba Ottawa, yaba hehe n'ahandi ntari kwibuka, mudufashe mushyigikire The Ben mwokabyara. Tiger B niba tumwemera nk'umusitari wa mbere hano mu Rwanda, nubwo ababihanganiye n'abandi nabo mba numva bavuga ngo nabo ni abambere, nyaboneka utagira ibyo dupfa ndabizi. Ubwo muraje mutanyira ngo ngo n'uwa mbere se, ngo ni uwa mbere. Umuntu wese tugomba kumwubahira ukwe, nawe nundi nawe naza nawe tuzavuga ko ari uwa mbere. None se icyo mvuga ni iki rero, mudufashe nyaboneka ntitwongere kubona intebe zambaye ubusa The Ben ari mu gitaramo. Erega ari amashusho tuyafashe tukayasakaza ku mbuga nkoranyambaga, kuko nta bafana barimo, tuba turi gutesha agaciro u Rwanda ndetse n'umuhanzi wacu nyarwanda. Ariko nanone nkibaza The Ben kubera iki nta bafana ari kubona? First of all, buriya makuru ngiye namaje kwifatira iyi mihanda ngo buriya ngo umuhanzi nguririmba ziriya ndirimbo zo guhogoza ngakamara kuzana ikintu cyitwa urukundo, ngakazana umugore bro, ngo buriya ngabura abakiriya, abafana nyine. Ubwo niwo mvuga, ni nayo mpamvu ubona abahanzi cyangwa abantu b'ibyamamare hano mu Rwanda ngo benshi usanga bavuga ngo ndi single, ngo ndi single. Kamaze ati second solo ufite umukunzi ati ndi single, ariko we respect kuko yarabyemeje, yaranabyemeye mu mategeko, aranabirahirira Ken Solo kabisa, respect. Ariko abandi baba tubwira ngo nta bakunzi, kandi amakuru mba nifitiye mba mbabona duhurira aho hirya muri za Kicukiro muri ka kabari ntagiye kuvuga ko ntikanyishyuye, ariko wazipanga akazi shako nabo. Hari umuniga ambwiye Skype yarambwiye ati rero wa mwana uri kamubwire ati dore kuza muri imihanda ati nutipanga akazi ntuzagire ngo umukirenga za ngo urumva ngarongo ngwino ngumfashe gahunda ngo nukwipanga akazi, ngahubwo mukajya kumwishyuza, mukajya kugenda umubwira ati ngiye narakwamamaje mu kiganiro iki n'iki kuri platforms ni ati nyishyura, cyangwa ukagenda umubwira ati ariko rero boss urabona gutya na gutya de. Ubundi Skype niwe muntu nemera ati kwipanga akazi nicyo kintu cya mbere wa mwana we. Ibintu byo kujya hara mbere ya kamera ukajya uvuga ngo abakire ngo wacisha hirya ngo utabavuga ngo uri kwama, weje bavuga ngo bamamaze hanyuma nukubita viral ngo ugende urebe ko batakwishyura. Ndavuga ni wasanga ari nabyo sha, ndavuga nize ndinde wo kugwakanya mwari micara wige kuri desquari, none wasigaye yarazanye content umuhungu wanye, ariko sha ubundi cya Skype we reka nkwemerera. So uriya iyo nama yambwiye ayihuje n'umuntu witwa King James. Iyi nkuru si ubwa mbere ndamugiye kuyumva, shobora kuba mwaragiye muyumva mu bundi buryo, ariko King James ngo niwe muntu wafashe gutya ngo yumva. Urabona kera bagitegura ibintu bitari byazamuka nyine ngo bigere ku rwego rwiza rwo gutegura ibitaramo, byagiraga bitya umuniga hariya mu cyaro mu miferege ewane pfire za Nyakariro akitegura igitaramo afite akabari ke yiturizamo utuyoga, yiyengera mu rugo akavongera gutya akakandagiramo, akaza cupa rya 500 ryamara kwitereka agahita ashyira afishe ngo Bruce Melody azaba ari hano, ngo Jay Polly azaba ari hano atari yigendera umusaza ewana. King James rero nawe ngo bagize gutya bakora afishe batereka hariya epfiyo ni nakure atari na hano hafi, akubitanga afishe aravuga ati King James araba ari hano. King James ngo ayo makuru ngo abamugezeho umuhungu yaragishakisha amafaranga atari nk'ubu yamaje kwigarika yakize ewana. King James ngari mumwe mu bahanzi hano mu Rwanda ngo bafite amafaranga, ayo makuru ndafite. Nyuma yuko ibintu by'inganda z'akawunga byazengurutse bindi ewana, ngo bayi mumwe mu bafite amafaranga, ama supermarket ngo Nyamirambo yarayahujuje mu mujyi wa Kigali aramara bukaba amazu baba bavuga iyo yuzuza buri kanya ewana ibibazo. King James ngamaje kumva ngo yafishe ngagufatira imodoka arayikaraga, niba yarateze moto, niba ari imodoka, niba ari lift bamuhaye, uko nkeka ko icyo gihe nta modoka ari yakaguze, wenda niba ari yakayiguze nabwo ntago mbyibuka. Ngarayikaragara kugendera aparika kuri ako kabari ngo bashyize afishe ngaraza kuririmbamo, kandi batamu nta kintu bavuganye nawe ngaba arinjiye. Ubu niga arinjira gutya ahita avuga ati boss ati urumva ati narinje ngo mumpe udufaranga turumva ati igitaramo hano ndabona cyambi kimeze neza.
nawe ibaze nyine wakoze nk'iryo futi ugafata fishi ukahafisha ahantu runaka ati haraza umuhanzi uyu n'uyu nta connection n'imwe mufitanye mutirigeye muvugana ukajya kubona nka saa 3 musemaje gutwika ibintu byabaye ewana abantu banaguza uducupa amafaranga yinje ukajya kubona ukabona araparitse urumva already uribwiriza kuko aho utibwirije ntago yavaho buriya King James katajya ngo ava kwizima ahaha usa nyine mwana umuhungu wanjye nawe sha buriya nimukarenganya abantu ngo ntago bakundana ngo ntibashyira ngo inkundo zabo hanze hari amakuru nikurira ahantu runaka avuga ko ngo buriya Butera Knowless na King James ngo barakundanaga sha ngo barakundanaga ngo barangije ngo witwa Safi Madiba ngo baraje ramutwaye ngarangije kumutwara nawe witwa ntuza wa muhungu harya yitwa nde kuvuga bakiri ugenda gake witwa Ishimwe Kerema arareba abatekuye umukobwa wahasorinze kuva mu ruhango agasoringa ari imfubyi agasoringa akabafashe hiti zimeze gutya agatangiye kumenyana ba King James b'i Kigali gakubitana na ba Safi b'i Kigali tubondi bimeze bite witwa Kerema baravuze ati uyu ndamutwaye haranamutwara wo kurabona ko ameze neza ewana ni fresh ni ibintu nakunze cyane wenda ibyo ntabwo nashaka kubigarukaho cyane ariko ndagira ngo ngaruke ku kantu gatoya iyi showbiz ndashaka guca ikintu bita gukinisha abantu n'amarangamutima yayo man niba mwarafashe izina tukabakunda abanyarwanda bakabakunda n'abanyamahanga mwere gufata ayo marangamutima yango mujye muyakina agapira ibyo bintu ntabwo ari byo kabisa ndaje nkubarire ibintu tumaje kubeshywa muri iyi showbiz hano mu Rwanda man ibintu nyine abantu baza bakadutura ewana kandi akaba ari skandale wumva ibikomeye byatari ko kwikora ku marangamutima y'abantu bakunda uwo muntu niba ari umuhanzi niba ari umunyamakuru niba ari n'umukinyi ewana ugasanga ni ibintu bikomeye cyane nkibaza niba abantu baragukunze bakagufollowinga ku mbuga nkoranyambaga bagakora subscribe bagakurikira ibihangano byawe niba ubyina niba uririmba niba ukina filime niba ukora ibiganiro runaka kuri radio cyangwa televiziyo cyangwa kuri channel sinzi aho bikora niba uri umumodo wowe ugatangira gufata amarangamutima yabo ukayabyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubabeshya ibyo bintu ndaje nicare tubigarukeho gatoya kuko prank zimaje kubisesemi hano mu Rwanda muri showbiz sasa rero uyu munsi ndashaka ngiye nihamagara umumotari wanjye narababwiye mfite umumotari twese Imana ndashaka noneho muhamagare ngiyewe ngira utuntu twiganirira kuri izi nkuru nyine man bizimaje kuba nyinshi ngaho Regis ngo na Miki ngaho Miki ngo naga promoter ngaho Titi na Nyambo ngo batandukanye ngaho Bruce Meradara tubeshya ngo yasinye kontara ya miliyoni ngo radio ni ibintu nk'ibyo reka mbanze nakira umuntu hano brother bimeze bite salama brother bimeze fresh kabisa motari ze ibintu biri kugenda gute mu muhanda ntago kontrevasiyo ziyongeye koperative harya ngo barazigabanyije ni ibintu abari amahoro gake papa wambi imihanda ntago biba byoroshye kabisa ariko ngo mumeze neza amakuru nafashe nuko ngo umumotari ngo asigaye akora nk'inote ngo ya 40 ku munsi agataha kabisa ngo kontrevasiyo ntacyo zibatwaye biterwa naho wakoreye nuko wagenze biterwa naho wakoreye nuko umunsi wagenze oh yes uko bimeze pe amafaranga asigaye yarabuze mu muhanda ahantu hose natwe turataka n'abandi bataka ariko nyine iyo ubonye aho igikoma n'agafukari k'umwana uritahira ukiryamira none se bro uri umwe mu bantu rero tujya twiganira gake kankubita ikintu bita ikuru nkumva umumotari ariko nkavuganisha nawe wapfubye w'umunyamakuru ahubwo noneho nkumva amakuru hari amwe namwe ubundi ari amakuru yose uba ufite uyakurayo tuvugisha ukuri hano abamutwe y'abamotari dutwara abantu ingeri zose nwango mwebwe amakuru ajya kubageraho twe yarabaye imiranzi yes ajya kubageraho twe yarabaye imiranzi kabisa kubera ikizi
nuwango nyine urumva ayo majoro tuba twayaraye nka saa sita z'ijoro uba wikatisha hariya mu Gisimenti mu mujyi na Nyamirambo hose ukatamo. Wana mba niryamiye kuri moto ntembera rwose Kuri Saint Valentin banza nkubita amakuru ya Saint Valentin ngabana ngo hari n'ababikoreye hariya ku mugaragaro rwose ngo wana Saint Valentin byo ni ibindi rero buriya birenze kubitekereza birarenze ngo nyuma y'amezi 9 rwose muri kino gihugu alubumu zizabiri kumurikwa kabisa. Ni ukuvuga ngo nyuma y'amezi 9 ubu niba u Rwanda rufite abaturage batuwe na miliyoni 14 n'imisago, nyuma y'amezi 9 twitege byibura nk'abandi nk'abana nk'ijana bagiye guhita bavuka direct. Ijana bonyine ubwijana bari nko mu mudugudu umwe hano i Kigali. Yes, kandi u Rwanda rwose ngo rwaserebuye Saint Valentin koko. Nyine gusa nuko ikiza nyine abakobwa b'i Kigali bacanye ku maso. Ngo bisigaye bigenda bite? Abakobwa b'i Kigali se basigaye bakuramo itaranageramo. Ndakaceje. Basigaye bayikuramo itari yanageramo. Ari ibyaje ngo bitwa ngo ni uguswapisha niko njya numva bavuga iyo mbatwaye. Ni ukuvuga ngo wowe ushyiramo hari uwo watwaye se kuri Saint Valentin agenda avuga ati ngira vuba nasanga farumasi zafunze. Abakobwa b'iki gihe rero ntago bagitinya ngo kwandura ngo sida ngo gutwara inda. Icyo bareba ni faranga kabisa. Hanyuma se muvandimwe inda bayitera kuri iki gihe umukobwa asigaye atwara bakamwita karinjije ngo nta mukobwa ugitwara ngo witwa abarinjije cyetse wabishatse ubishaka kabisa. Ubu ni ukuvuga ngo umukobwa utwaye inda muhita muvuga ati wowe wasigajijwe n'itera amateka aragutaye byararangiye. Ubu ngo ntago abazi ibyari byo nyine akenshi ubwaba bigezemo kuko ubundi ijyamo bayikuye mu bango ijya kugeramo yaravuyemo cyane bamusigaye ngo nyababyeyi zabo ziba zaranyereye. Ngo nyababyeyi ziba zaranyereye. Ari wese nkibaza ibi bintu ubona nta ngaruka bizagira mu gihe kizaza, komeza umukobwa akuramo inda za buri kanya kandi n'imyaka kibiri kugenda. Buriya ntago bazajya bashiduka bageze mu myaka 40 wamutera n'inda n'uwo mugabo agize Imana akamubona ugasanga iranze burundu. Rwanda rw'ejo ubundi nyine Rwanda rwazaza ruteye amatsiko. Ruteye amatsiko, ubuzima buri imbere buteye amatsiko bwana munyamakuru. Ese ngiye ndibaza mu by'ukuri tuvugisha ukuri kuko wavuga ngo amakuru ngatugeraho ngo ari imiranzi. Mbwira wa makuru nk'ubu mbwira amakuru navuga ni urayambwe nkahita mvuganisha nta wa mugani ntayo narinzi. Amakuru yuko wita Badrama ashaka kuba agiye kwiyahura waba uyazi? Ayo makuru waba uyazi? None se ngaho da Badrama kuba mu Rwanda wa muhungu we akaba yibera muri Amerika, ibyo kwiyahura kubihuza gute wabimenye ute? Tabeje ko namwe abamotari muzankoraho koko. Erega buriya nubwo baba mu mahanga baba bafite na za famiye i Kigali. Utwara famiye za Badrama se? Usanga za famiye zabo ziba zibayeho nabi. Ariko ugasanga nyine kuri za Instagram dore yo mbonye untira agatelefone njyaho nkareba. Wowe uravuga uti amakuru menshi ngiye nyabonera ku muhanda nyine abenshi mbumva gutyo nyine. Ariko story zabo tuba tuzifite. Buretse gato tworoshye. Mbwira nk'abastari babiri cyangwa abantu twebwe nyine kuri mbuga nkoranyambaga cyangwa itangazamakuru cyangwa mu buryo bakoramo tuzi ko ari abastari watwaye wowe ukabona ntago ari abastari. Uwatwaye ukavuga uti sha yewe narinzi ko ari umuntu urenze ariko ubundi ubuzima bwa gistari n'abasikama naje gusanga abastari benshi mu Rwanda ari abasikama bigendera. Wazanze abastari bose mu Rwanda bose ari abasikama? Oya si bose ariko nyine hafi ya bose nubwo bafekinga ubuzima kabisa. Nuwango nukuza bakatwiyereka bakatwereka kuri video ewana ibyangwe bakodesha amamodoka ibintu byose ariko mu by'ukuri yigendera ku kagare ka sport. Oya nuwango nyine yo wagiye gukora nka video yo gupostinga biyaryanye.
bariremereza bakagera, ariko njye yaje kuntega ahantu nsanzwe ntwara nk'umuntu 1000, ntago rwose atinya gukatuza, ugasanga ari guhagurukira muri za 500 cyangwa 600. Nkibaza se abasitari bacu tuba dufana noneho aba ari ibindi. None se bro, amakuru ngewe mu gitondo n'impamvu ngushyize kuri telefone nkavuga nti ariko ntazajya mpora mbwira abantu ngo Semana, ngo umutari witwa Semana bakagira ngo ntawe ubaho. Mu gitondo wanyibwiriye ngo ibintu biremereye kuri Titi na Nyambo, ndavuga nti wa muhungu we, ibyo bintu utangiye kumbwira nabo warabatwaye ko nzi ko Nyambo afite imodoka ye na Titi Brown bivugwa ko afite imodoka, nubwo ntari nayibona yigendamo. Ibyo bintu ngo bimeze bite nyuma yuko ngo baprakinze abanyarwanda? Ariko ubundi mbere kwanza gatoya tubanze twivugire kuri pranka zabo. Ubundi zi pranka z'abastari mani gukinisha amarangamutima y'abanyarwanda cyangwa y'ababakunda muri rusange, byo ubona nta kindi nyine ntibazagera bagashiduka babanze. Erega kuri iki gihe babangiye amagara ateruye hejuru buri wese asamaye. Buraba ari uburyo bwo kwishakira ubuzima gusa, mwe mujya kubimenya. Twe twarabimenye kera nyine tu. Kuko nk'uwo turi kumbwira si Nyambo we ntabwo ndamutwara, ariko titwe mutwara kenshi. N'abantu bari aho ngaho nyine ni abasitari, ariko nyine ntabwo birenze imodoka zikeke nimba wenda arayiguze ejo, ariko abasitari benshi turabatwara kabisa. Ubwo heruka kumutwara yaguhaye angahe? Tuvugisha ukuri ntumubeshyere, turamwubaha urabizi, ngo nabonye yita ngo ni papa w'ababyinnyi hano mu Rwanda, ngo ni se wabo kabisa, ngo uranga arabahagararije. Oya aramujama nishyura neza kabisa, nta kibazo cye. Yaguhaye angahe nyine gute yavuga? Oya buriya ni ibanga ry'umuntu n'iki, ariko nyine n'ubundi kuko ibiciro byacu biba bisa n'ari fixe. Iyo umuciye umuca bundi motari iyo utwaye umuntu wenda n'urugero wenda tuvuga ati nimba asanze Nyabugogo nkamugeza mu mujyi nkaba namuca 1000. Ntago ajya ashidikanya se ngo nawe bavuga ati bari kuwantwariye senyisa cyangwa abasitari bose baracirikanye. Rego ubuzima bimeze nabi hano hanze, kubona ifaranga bikaze. Ariko guciririkanya nta nubwo wabinengera n'umuntu da, nubwo agacira amafaranga ye. Ntabwo wabinenga gusa nyine hari abakabya rwose, hari abakabya rwo. Nyine ngenda shaka twigarukire gato kuri iyi pranka, kuri izi pranka, kuko tumaje kubeshywa byinshi. Urumva abasitari bamaje kutubeshya byinshi, uruhere kuri ba Bruce Melody batubeshya ngo basinye ngo za miliyari, kubiteho batubeshya ngo televiziyo na radio sibe ngo nibye. Mana ya gasana, ukubiteho uyu ninde harya uyu Regis na Miki ngo barago apana Regis Miki naga promoter ngo nababyara, ibyo bivaho. None na Titi na Nyambo barafasha imbuga nkoranyambaga itangazamakuru, aba content creator bose barabazengurutse babeshya ngo baratandukanye, kumba ari filime ibi bintu ubona nta zindi ngaruka, kuko man urumva iyo babeshya abantu ari igihe bazakomeza kubabeshya, nyine kuzagera n'igihe ibintu bazajya babikora bakisanga n'ubundi byarangiye abantu babifashe ko ari prank, nyine bakanga kubyizera. Ubona nta gihe bazabikora bagashokerwa, ugasanga bari kwihombyaho kugira ngo wenda bazunguka bagasaba bari kwibeshya. Icyo nakubwira cyo bwana munyamakuru, ngo hano hanze ikintu kijyanye n'amarangamutima y'abantu kiri gucuruza. Ngo umushinga w'ubusambo wa Nyambo na Titi wo gusarurira mu marangamutima y'abantu. Uyu mushinga ushobora kuba warizwe n'abantu bakomeye muri no showbiz nyarwanda. Uravuga ute abasitari basigaye ari ibisambo, bakoresha urukundo rubakundwa n'abasitari nako n'ababakurikira bakarukoresha babiba bababeshya nyine kugira ngo bakomeze attention babakurikire cyane. Hari umumotari natwawe hano Cosmos kandi amaze imyaka atwara abasitari. Yambwiye uburyo umushinga wizwe ndumirwa kabisa. Umushinga wa Titi na Nyambo se? Uburyo wizwe ndumirwa rwose. Ngo bawize bate? Burangura ahantu wanditse buri kamwe kose kagiye gukorwa kaba kanditse ahantu ahindura chapitre bakavuga bati akangaka niko kagezweho. Yes.
ni ukuvuga ngo Titi na Nyambo baragiye bafata urupapuro nk'uko umuntu wese ugiye gukora poroje yicara akayandika, barandika bati bizatangirira aha tubeshya gutya dusiba amafoto ku ma Instagram yacu duforowingurana, niba ari uguforowingurana ati wowe uzajya mu itangazamakuru uvuge gutya nanjye njyemo mvuge gutya, ni utubaza tumusubize gutya, ewana barabyandika content irarangira. Ndakubwiye ngo ni umushinga ufite n'abaterankunga ahubwo. Yes. Ariko rone proje zarizwe ndakubwiza ukuri. Ntabwo ubundi uyu mushinga wa Titi na Nyambo yemwe ubwambuzi bwo bwamburira mu marangamutima. Ni umushinga w'iki? Ubwambuzi bukoresheje amarangamutima. Wowe uravuga uti ni umushinga w'ubwambuzi bukoresheje amarangamutima. Yego. Motari. Yoreze mota. Ayo rero ndumva. Abo bakazi ko umumotari uzakarika. Oya makonje mbanyakurikirana nitwara abagenzi abasenyisa abicyabiri abicyangahe, ariko nyene n'amakonje mbanyakurikirana buriya uko abasitari duhura kenshi hatandukanye iyo bagiye gukina amafilime twe tubajyana kuri seti. Nyuma bajyana kuri seti. Nubango rero umushinga wa Nyambo na Titi we ngo ubundi Nyambo niwe wawize. Niwe wawize. Nubango akimara kubona Titi Brown akimara gusohoka muri gereza ngo niwe wagiye kumwakira rwose kabisa ngo buriya ngo yiriwe imageragera avuga ati muhungu agomba gusohoka mutwara. Areba uburyo umuhungu akunzwe n'abanyarwanda. Aravuga ati se uyu muhungu nta kuntu twamubyaza umusaruro, kuko nyine abantu batangiye kumufasha. Avuga ati urabizi ko kwa Sabe bamwubakiye inzu bamutera inkunga, ariko uru rukundo ntabwo twarupfusha ubusa. Titi nk'umwana wivira ikirehe aragira inka aravuga ati sha ibintu byo kuragira inka byari byaramvunye, ati ntago sha nazasubirayo kabisa, ngomba kujya nsubirayo ngiye guhemba abashumba kugira ngo nzasubireyo nanjye mbe umushumba. Aravuga ati umushinga ngomba kuwiga neza amafaranga ya saruro. Nyambo yamupropose umushinga. Bari kumupropose umushinga ubwo baramubwira ati rero gutya na gutya tugomba gusarura mu baturage. Abamupropose bakora biriya rero Sabra bati nanjye ngomba kubatera inkunga nkajya mbatwikira. Avuga yuko muri abesi titakabata ariko bwana igitwe nzajya nkiguhera ku gihe. Ayo niyo makuru muba mu bamotari kabisa. Rero kazi iyo kwa kundi muba mwaparitse mutegereje abagenzi nabo hari andi makuru baba bari kuvuga nawe ukayahamenyera. Uranga igitwa gitangira kugira rwose. Buriya Titi Brown bamuhaye akazi se bavuganye ko bazajya bamwishyura cyangwa bavanze umutungo koko? Uriya amakuru nk'ejo abamotari ngo bafite na konti bahuriyeho. Basarura hari amafaranga bakura muri ziriya puranka baba bari kubeshya. Bafite na konti basarura amafaranga ngo hari igihe bajya bashwana bagashaka kujya kuyagabana bakabungaho ati iyi kontenti muyishe abanyarwanda murabona twazababwira iki ko ababibabwira ari abaterankunga se ari iki? Ari abo ngabo bisindi kizi kabisa niko abanyarwanda baba bari kumbwira. Ngo bande ngo bahehe? Ngo yanoma ngo bita Sabe ngo niwe ubashigikiye umuterankunga mukuru w'ababesti. Niwe uyoboje inkoni y'icyuma. Ni umuterankunga akaba n'umujyanama ze. Byose nubango bamushinga rero bamaje kubona yuko urya abaturage nyine amarangamutima ikigaragurisha. Haza ubundi mushinga ngo wababyara ahita yikubitamo nuri. Noneho ushatse kuvuga ko bariya babyara nabo bigiye kuri Titi na Nyambo. Bari ababyara bo ni ibindi ba mugabo we. Ariko bikavugwa ko buriya ngo witwa Miki ngo uramushinga ngo we yawize kuva kera. Ewana ngo ibintu byo kugenda ngacuruza ngo byari bimaje kumurambira. Ngo abantu bagenda ngo bari bamwe na bamwe bari batanye no kugenda ngo bamufatirana ukuntu. Ngarangije aravuga ati ngewe Miki namaje kubona ko isura yanjye yacuruza, ikindi mfite ijwi ryabikora, ikindi nanone gutanga intuza ye yavuze. Ewana ati nanayitanga ngewe nkanabona n'agahiti buriya. None sika bifitemo uburambe. Oya sako naye ako rero namwe murakabye. Uravuga ati Miki afite uburambe bwo gutanga
Uncenge agenda byivugira amakuru tuba tuyafite agenda byivugira ati uko nabyaye umwana uko nahuye ngo na regisi uko nahuye ngo n'agaporomota ariko se agaporomota we bahuye bate urabizi ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze Miki nyine nimba ataranyuze n'igitwe cya regisi sinzi kabisa ariko nyine n'uwango yabanje kunyura kwa regisi abona ntibihagije akajya ngo apropose iyo mishinga regisi yo guprankinga abantu n'iki agasanga regisi ibyo by'amarangamutima ntabwo bimukoraho hagije apana biriya byo gukina romance nyine biraho ngo bimeze bite mwa regisi kandi ngo yamwangiraga ko yambaraga ubusa regisi yangiraga Miki ko yambara ubusa ewana ese ibyo nibyo bapfuye gusa nta bindi kuko na Miki avuga ati regisi ngo yajyaga atuma ngo nambara ubusa ngo nyuma arabinyangira arumva ariko nyine Miki yaje gusanga uriya mutipe ngo ni agaporomota afite n'ukuntu ngo abinoza neza fureshi agaporomota afite igitwe cya danje kiruta icya regisi utumva avuga kuri asa n'ujwigira nyine niko njya numva abamotari bavuga ngo ijwi rye ntirishitse bavuga se ko agajwigira ko namwe murakabya ijwi rye ntabwo rishitse sha manager w'imbuga nkoranyambaga za debeni ngarajwigisha namwe murakabya pe ase kumanaginga imbuga bakoresha umunwa cyangwa bakoresha intoki kumanaginga imbuga ntabwo bakoresha umunwa bakoresha intoki ese kuzimanaginga rega hari naho buri umuntu ushobora kubukenerwa da none se mweyo mu muhentezi ibyo avuga muba muri kubyumva twebwe se kongeyeyo mbatwaye ari bigiye kumvikana igiciro byanga tugaca amarenga kuko ijwi n'abaryumva neza ako bote wagiye reka gukabye cyangwa hari akantu wavuye gusoma mwana gutwara wasinze ntabwo byemeye Kigali bagukata amafaranga menshi ntiwazayabona ngo aga hari igihe umutwara ngo no kuvuga bikanga nyine ngo mugaca amarenga kuko ngo bavuga ijwi ngo ukumva nturi kuryumva ngo ararwigira ariko nta ijwi rwose ntabwo baryumvikana none se buriya Miki baravuga nawe bakumvikana oya baranyine ngo kuko n'ubundi umushinga wizwe na Miki uriya mushinga wizwe na Miki yamaze kubona ko buriya Nyambo ngo ni inshuti ya Miki bya hatari Nyambo ni inshuti ya Miki bya hatari kabisa ariko wa mugani mu makuru mfite nanjye nuko Miki yivugiraga ati mu bihe bibi najyaga ncagamo ati muntu inshuti Miki rwose niwe twitwa ati Nyambo niwe wafataga gutya akagira uburyo angenza ati akaza akamfate ahantu yigeze kurirara ngaraburuga ahita ahamagara Nyambo agahita aza kumutwara ajya kumuturisha wa mugani uriya mushinga w'ububyara wasanga ari we wamusharinze idea niba nk'uriya wa Titi Nyambo ari we wawize yabonye gucuruza amarangamutima birya yewana nawe yizanira agasore azajya abwira bakakata kumva katagiye kujijingana none se agasore kamwemerera kwambara ubusa none se njye ndashaka kumenya sibyo nyuma y'ibi byose kuko mwana abanyarwanda basigaye baracangamutse basigaye nyine bareba buri kantu kose urabizi na biriya bya Batiti na Nyambo bigitangira baravuga ngo ni prank ibyo kuvuga ngo batandukanye abanyarwanda yewana batanye bavuga ati ibi bintu ni prank nta byo gutandukanya ati n'ubundi no gukundana ati wasanga nta byabayeho ati na regisi ibintu nk'ibyo njye mfite ikibazo mfite nyine impungenge zo kuba aba bantu nibakomeza kugenda abantu bakabamaramo kubizera bizarangira bakoze n'ibikorwa byiza bikananirwa kwizerwa kubera ko n'ubundi baba bamenyereyeho iki ibintu bya prank nyine bababeshya ubona nta kindi kintu kizaza inyuma y'ibi ugasaba bari kubyicuza oya nta ngaruka zihari kuko n'ubundi prank bizindi ngo ni imwe yajyaho bagashyiraho indi icyo bapfa ni ugucuruza kandi ibyo baba bazibonye noneho n'igitwe kigatangirwa ku gihe cyo namenye ni uko uwo Nyambo n'uwo Miki ni igitwe kiba kiri imbere cyane buriya prank yose mwakina itarimo igitwe ngo ntabwo yagenda wayasubiramo ako kantu ntumve neza nuwanga abo bakobwa bavuga ubwo ni Miki na Nyambo ngo ntago
puranka zose bakina nyine igitwe kitarimo ntago zagenda nyine nicyo kiba kiyoboye nuvuga ngo nyuma yo gushaka viyuzi baba bakeneye n'igitwe barihemba igitwe kigakora akazi kabisa yes ibi bintu birarenze bro ibi bintu birarenze kabisa ariko bazagere bisubiraho mwana ushobora kuzasanga babirambiwe n'amafilime yabo bakina ugasanga abantu batangiye kujya babifata nabi ibintu nk'ibyo oya n'ubanga bamaze kubona ko abanyarwanda nyine twikeneye ibintu bihumuriza umutima cyangwa biturangaza ni hahandi batubwira ngo washwanye nyuma y'icyumweru kimwe bakahita basohora turera ya filime yabo ati mujye kudusapotinga twasohoye agafilime kandi batubwiye ko bashwanye kandi ubwo icyo gihe bavuga ko bashwanye baba barimo gushutinga nyine izindi puranka zabo bagahora badutamo natwe abamotari amakuru akatubana menshi none se genda kwibaza mwana wanjye uyu witwa Miki na Jesquizo uyu wa Mipango ibi byo ubona atari puranka barimo ntabwo sinamenya ibyo ari byo gusa mbona ahubwo Jay ari kumutwikira kandi bari agapromoter yaravuze ngo Jay ngo yarazimye ngo uriya muhungu ngo yarazimye ngo nta kirebwa ngo mwere kumuvuga ngo muri no kumuzura none wowe uri kuvuga ngo Jay ari gutwikira Miki Jay mbamura yo gutwikira nose nimba amuvuzeho icyumweru n'igice hafi ibyumweru bibiri Miki akaba yamaze gusinya kontara ngo yo kwamamaza amamodoka buretse gato Miki yamaze gusinya kontara ubu yo kwamamaza amamodoka urumva wa mugani igitwe cye kirayoboye rero reka nkubwire n'ubundi tumumenya njye ntakubeshye namenye Miki mubonye mu kiganiro hariya kwa Kasha Makokera avuga ati rwose umwana yaraje ati bantera inda atarigendera ataragaruka ati antwarira umwana telefone umundi mugabo none inkuru za Miki nizye ziburamo umugabo ntibibaho oya abari zimwe ubundi igitwe kigomba gusoza inkuru yose avuze niwagatangira inkuru avugamo ati byagenze gutya nkundana n'uyu yageramo hagati ngo hari uwanteraga inkunga ngo ncuruza hari Musava akabari bikarangira noneho ati ubu ndi gukundana na Regisi ni ukuvanga inkuru wa mugani wa Jay yaba ari umugabo nta imva uwandongoye akansiga uwo twabyaranye bikanga imana nyine ni ibyo tu wa mugani ibiganira bari ibyo none ariko urumva ko saga ari sawa niba yamutwikiye wa mugana akaba yasinye kontara nimba yamutwikiye ibyumweru akahita asinya kontara yo kwamamaza imodoka ahubwo ubu ngubu akeneye undi muvuga none wango icyo abashaka we ni ukuvugwa ntacyo abahomba n'ubundi yariyandagaje igisebo cyaramubereye niko ngo yagize ati n'ubundi yariyandagaje igisebo cyaramubereye nawe uri kuvuga ibintu biremereye aya nta makuru mpamabwa n'abamotari bagenzi bawe ariko rero ubwo Miki nawe agera gutya dusharinge hako kantu kurumva nitwe tumuvuga already nubwo wenda aba yakoze amakuru nyine mugani wa muraperi wacu uti ngiye nkora amakuru ariko mu by'ukuri batwaramuvuze akaba asinye kontara nagiye gutya rwose anatumeneremo ntatumeneremo rwose none urumva iyo tutamuvuga yari kuzakura hehe iyo kontara ikibazo cy'ushaha izo kontara z'abari nyabaki ko n'ubundi birangira baje kudutega baba bazamamaza ayo mamodoka ariko nyine wenda dushaka kwinjira muri bizinesi z'abantu ariko nyine n'ubundi birangira baje gutega twa moto kabisa ushatse kuvuga ko umuntu bazajya basinyisha kontara agomba kwamamaza ikintu bamaje no kukimuha nawe akigendamo oya ntibakimuha ariko se niba umuntu asinye kontara yayo mamiliyoni akaza gukatozaho igihumbi akishyura sisa urumva ubundi izo kontara zabo abari baringa ni za zindi za Bruce Melody se asinya miliyari ugasanga byabaye ibibazo za kontara z'abasitari usanga nta kintu kirimo nyine ari ukwifatira amafoto ntayo kurya baba babahaye muhungu wanjye rero reka nkubwize ukuri reka ngushimire kubw'umwanya umpaye motari ndumva wafashe akanya kawe ukantiza urumva Nyabugogo turagenda si uri Nyabugogo kwenda ubwo reka nkureka ndumva bagenzi bagufashe
reka ngo uyabakuremo ariko ujye ukomeza wifatira ayo makuru nyabona wese n'ubundi ko waba ari kuyakubwira utayababajije ujye ukomeza uyagire rwose ariko rimwe uzaza uranigaragaza kuri kamera nzaze musanga Nyabugogo wigaragaza oya nta kibazo kabisa aha sawa cyane rero ngaho ramuka sawa so turabashimiye cyane mwe mwese rero mudukunda cyane ayo ni amakuru mbabwangiye amakuru y'abamotari mbanya afite uyu Semana nababwiraga ubwo muzayamuvuga none mbahaye fact y'umumotari mba mfite uyabazenguruka wumvije ko inkuru ewana tuba tuzifite hari n'abandi nzahamagara mukabumva ni sawa cyane ni Jesquizo 250 of course ndi Mr Muhanzi ndi intare ndi ndahangarwa ndi intore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye nkakunda cyane mwe mudukurikira mukadukunda umunsi ku wundi mudukurikire kuri platform zacu yaba TikTok Instagram ndetse na Facebook turahari website kasukumedia.com mujyane musoma amakuru atandukanye muze twamamaze abantu mudashaka kwamamaza kuri Jesquizo 250 mudashaka kuri Kasuku Media TV ku nganzo man ndikamba mpora mbabwira ngo murafata ibicuruzwa mukabikura Dubai sinze mubikura mubyikora mubicuruza cyangwa mubirangura sinzi mukabidepa mu maduka yanyaho hehe hose ntazi mwarangiza mukanga kubyamaza ngo abantu babimenye Kasuku Media TV ifite abantu 100 hano Jesquizo 29 n'abarabiriba aho kuri Instagram ho twaciye impaka kuri TikTok nuko bimeze bro ejo bundi bazatezamo nibagusoresha utanyira uvanga imisoro yaruriye kubera yuko ntayo winjiza kubera yuko utahamaje ngo abantu babigane baze babigure bazagufunga ibyo n'ibyaba biteze Rwanda Revenue bimeze neza cyane gikubita amatini namba ikabona ntabwo uri kudekarara ibintu hiti bisoza neza cyane so icyo nababwiraga ngewe nababwira ko muza kwamamaza mugakomeza mukabana natwe mu biganiro byose bitandukanye amakuru bro hano hari showbiz yuzuye hari amakuru yuzuye ewana buri kimwe cyose ukeneye hano kirahari cyane hanyuma mukomeze mubane natwe kuri Instagram nitwa Mr Muhanzi kane kuri TikTok nuko nitwa Jesquizo 250 cya Jesquizo wa mipango Instagram account ni nyinshi mugende muzifollowing dukomeze twibanire njyasigaye dure mu bitekerezo umbwira uko bimeze nuko ukomeje kubona uyu mwaka niyo ubona uzarangiye nge mba mbona utazarangiye uzaba prolongation kabisa ndagushimiye cyane